Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye kuri sheni yacu kandi sheni yanyu ya Nepo dushime mu bicu hejuru. Iyi ni sheni rwose y'umutaramu mu bicu, nubwo ataratangira gukora ibiganiro, gusa mu minsi mike iri imbere cyangwa ibiri cyangwa itatu araza kuba ari gukora ibiganiro. Tweke tubanze twuzuze 1K, araza gukora ibiganiro biri live we n'umutaramu Aime Niyibizi. Bose murabizi ni kuri SKFM babarizwa. Rero ndaje ngo tuganire, tugiye kuganira kuki ni ku mupira w'inyarugenge, ibyabaye muri iyi weekend. Ngo mu karere ka Bugesera ibyabaye ni inkuba yakubise rwose, imvura itari kugwa ku izuba, ngo ku mugaragaro izuba riri kuva. Ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 9 ubwo yamanukaga mu kibuga na ekipe ya Bugesera Football Club, ngo habaye rwose ibintu bitangaje bituma umukino utarangira. Ibi bintu rero byaje kuba bizamo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, abariyo baje kuba rwose bamuzanamo, ubu nawe yabijemo. Madamu Neri Mukazayire Minisita wa Siporo nawe yabijemo, ndetse n'abantu rwose bakomeye mu mupira w'amaguru wacu bafite aho bahuriye n'umupira w'amaguru wacu, ndetse n'abareberera inyungu z'abaturarwanda muri rusange. Ngo byagenze bite rero? Ku munota 55 ikipe ya Rayon Sport yaje kuzamukana umupira mu rugo rw'amahina. Bivugwa ko uwo bita Biramahire Abedi Christophe yaje kuba akorerwa ikosa na myugariro wa ekipe ya Bugesera Football Club, ubwo ryagombaga ngo kuvamo penalite. Umusifuzi arasanza mu gihe ikipe ya Rayon Sport bakiri kure karama. Abasore b'ikipe ya Bugesera baje gukora attaque rapide. Attaque rapide ni uburyo abakinnyi bazamukana umupira bihuta, ariko abakinnyi ba adversaire baruta abakinnyi biyo ekipe izamukanye umupira, nibyo bita attaque rapide. Rero aho bitandukanye na contre attaque, contre attaque abakinnyi ba ekipe iri kwataka nibo bagomba kuba ari bake kubi ba ekipe iri kudefanda. Rero bimaze kugenda gutyo, umupira nyine abafana ntabwo bigeze bishimira icyemezo cy'umusifuzi ndetse n'abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport, dore ko bari batangiye kare biramanta bavuga ko batari kunyurwa n'ibyo umusifuzi ari gusifura. Rero kuri iyi ekipe ya Rayon Sport byaje kurangira nyine komiseri yanzuye ko bava mu kibuga, ariko bamaze kurya ibitego bibiri. Igitego cya kabiri cyo cyaje no gutuma Omar Aba by'agateganyo ababaye top scorer, kuko mu gihe umukino wasubirwamo hose yahita rwose n'ubundi yongera kunganya na Fornganye. Gusa ubu ngubu arayoboye n'ibitego bye 14. Ese ubundi amategeko ateganya iki? Ubundi mu gihe umukino utarangiye habaye icyo bita ka force majeure, cyangwa se kubari ku mukino nta n'umwe biturutseho ibibaye kugira ngo umukino uhagarare. Ibyo ngibyo rero itegeko riteganya ko umukino usubirwamo ariko ugakomereza ku munota wari ugezeho. Ariko mu gihe mu bari bari mu kibuga ari ababigizemo uruhare kugira ngo uwo mukino uhagarare, iyo kipe yabigizemo uruhare iterwa maga y'ibitego 3-0, ubwo n'amanota 3 nyine ahabwa adversaire, yo ubwo ngubwo iguma ku manota yari afite. Ariko hano rero situation ihagaze gute? Komiseri w'umukino yaje rwose kuvuga ko ibyemezo by'umusifuzi byari byo nawe ari we yabifata. Rero bikaba bivuga ko nyine ubwo ngo yafashe icyemezo cy'umuntu mukuru kandi w'umunyamwuga, nicyo cyemezo yafashe kuri uyu mukino. Rero byatumye n'ubundi abariyo batakomeza ati federasiyo kamarade, ati perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda aze kuba yeguzwa. Ubwo rero bikaba byakomeje rwose guteza urunturuntu hano mu mupira w'amaguru wacu. Abafana rero bakoze reaction itari nziza, batera amabuye mu kibuga. Njyewe naje rwose kujya mu kibuga njya kureba amabuye bari bamaze guteramo, ubwo perezida wa Rayon Sport bwana Twagirayezu Stade yaramaze kubwira abafana ngo babe calme, babireke bategereze umwanzuro wa federasiyo. Nagiye mu kibuga ngiye kureba ese koko aya yari amabuye cyangwa byari nk'ibipara. Nasanze amabuye 600 mu kibuga muri stade. Rero abafana uburyo bareactinze ntago ari byo, gusa rwose ibyabaye byo n'umwanda wateye mu mupira w'amaguru wacu. Isi yose y'umupira w'amaguru yari duhanze amaso rwose, byaje kuba rwose icyizere ari dufitiye cyaje kuba gitakara.
cyatakaye pe, kuko nabonye abanyamakuru benshi harimo nk'umunyamakuru wa mbere hano ku mugana Afurika Mickey Junior rwose nawe wakunze kubitebyaho kuri social media ze, ndetse n'abandi batandukanye ab'imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Rero Minister Sport Madamu Neri Mukazayire hari ubutumwa yatanze avuga ko rwose ibyabaye ari amarorerwa gusa bo n'inzego bafatanya kurebera umupira w'amaguru w'u Rwanda, ubwo ndavuga Rwanda Sport cyangwa Minisiteri ya Siporo, Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda, Rwanda Premier League, bose rwose baza kwicara bakareba umwanzuro ukwiriye. Ese ikibazo mbaza, abafana ba Rayon Sport bagomba gutabaza nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko babikoze byari ngombwa? Ese nyakubahwa perezida wa repubulika agomba kuza rwose gucungura umupira wacu kubona ugeze mu manga? Ibyo byose rero ni ibitekerezo byanyu. Ese koko birakwiye mu mupira w'amaguru ko abafana bakora reaction nk'iriya bagatera amabuye mu kibuga? Ese abasifuzi ibyemezo bafata, nibyo bafata ibyemezo nk'abasifuzi batojwe, cyangwa se umupira w'amaguru w'u Rwanda useswe nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze kubivuga? Ese abasifuzi bose basubire gutozwa? Ese mwebwe mubona ari iki gikwiriye mu mupira w'amaguru wacu kugira ngo utere imbere, kubona ko ibirimo rwose ni umwanda buri munsi, reaction z'abibwe, ibyo ngibyo mubona bitadindiza umupira w'amaguru wacu? Ese Rayon Sport na APR ko arizo zizasohokera igihugu, ese mubona hari icyo zijyanye ku ruhando mpuzamahanga ku buryo igihugu cyacu cyagararirwa neza? Ese cyangwa tuzanavuge ko nta kipe izongera gusohoka dusese buri kimwe cyose? mubona atari byo byari bikwiriye? Ese ku ruhande rwa Bugesera hari ikosa bafite? Ese Rayon Sport yo hari ikosa ifite? Federasiyo hari ikosa ifite? ubwo cyane cyane kuri komiseri, nubwo abenshi bavuga ati rwose ati raporo watanze hariya rwose nta kubererekana gutya washyizemo. Abafana ba Rayon Sport arifuza ko ikipe ya Bugesera yaterwa mpaga cyangwa ngo umukino ugasubiramo. Hari abafana bari kuvuga ko uramutse udasubiwemo rwose bagira Bwana Tade Twagirayezu inama y'uko ikipe ya Sport itazakina imikino isigaye. Ese murabizi iramutse ibyanze ko ishobora kwisanga mu cyiciro cya gatatu hano mu Rwanda? Ese tubikore gute kugira ngo umupira wacu rwose uyu mwanda uvemo? Ese turebere ku bandi bo ntago bibamo? Hari abari kuvuga ati ni Burayi bibaho, ariko se mu Rwanda kuki bikabije? Ese federasiyo kuki iryamye ku musifuzi witwa Ngaboyisonga Prito Patrick? Uyu musifuzi bimaze kugaragara ko rwose akenshi ibyemezo bye amakipe abifatirwa ataba ari kubivugaho rumwe, amenshi avuga ko yibwe. Ese APR yaba yateguye? Ese ibi byo birarangira bite? Tugiye rwose kuba tuhari, ndabizi Boss Nepo amara bikurikiranira hafi muri Federasiyo y'umupira w'amaguru muri Rwanda Premier League, kugira ngo ibi byabaye abikurikirane yumve rwose uburyo bimeze ndetse n'impamvu yabyo, kugira ngo turebere mu kanya. ndaba operasiyo ndi kumwe n'umuvandimwe Aime Niyibizi, nibidukundira turaba operasiyo rwose ku mukino wa APR ndetse na Gorilla, naho bivugwa ko ikipe ya PFC amanota 3 yayabonye itayamerita. Bafitiye n'indi operasiyo ku mukino wahuje Mukura ndetse n'Amagaju. Rotifi none ubanza azajya muri Rayon Sport atagoranye kuko yashwanye n'abayobozi. Ese byagenze bite? Ese eritatu ni gute yicaye iruhande rw'ikibuga agaturika akarira? Ese uyu mwana muri iki gihe bigenze bite ngo yisange iminota 15 atayirenza ajyamo asimbuye n'ubundi agahita avamo asimbuwe? Uyu mwana byagenze bite ngo yirangize? Ko benshi bavuga ko yirangije, naho ubundi Rwanda Premier League yo irakomeza. Ikipe itwara igikombe ntiturayibona, izazamanuka tumaze kubona imwe ni ikipe ya Viziyo. Ubwo reka dutegereze turebe, tujye rwose muri iriya nzu ya federasiyo ducukumbure amakuru agezweho. Wowe kora subscribe twuzuze wanike kugira ngo tubone ujye tujya live. Ubwo Boss Nepo aratangira kubagezaho match live mu gihe wanike subscribers baza kuba buzuye. Ubwo ngewe ndahari muri iyi minsi, gusa n'ubundi nzajya mba mari Boss nanaza, gusa nimwe mugomba kubigena. Reka bashimire cyane.